Reka nongere kubasuhuza mbifuriza igitondo cyiza mu mwese muteze amatwi cyangwa se mukurikira Mula TV muri benshi cyane. Iki ni igitondo rero tuba tubyutse tubabwira inkuru zihiga izindi ziramutse zivugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Abakobwa ba Jay Polly baherewe asaga miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda mu gitaramo cya Platini. Abakobwa ba Jay Polly rero uko ari babiri bari baherekejwe n'umubyeyi wabo bagiriye umugisha mu gitaramo cya Baba Experience cya Platini bahabwa arenga miliyoni 16. Reka nkwibutse ko iki nicyo gihe cyiza cyo kubakora subscribe kugira ngo inkuru tuba tukugezaho zijye zikugeraho buri uko tuzaprodinze. Rwagati rero mu gitaramo cyabereye muri Cap Kigali kuri uyu wa 30 Werurwe 2024, Platini yafashe umwanya ahamagara abana ba Jay Polly ku rubyiniro avuga ko abahaye miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, asaba n'undi wese ufite ubushake ko yakwitanga. Ibi rero byazamuye amarangamutima ya benshi mu bantu bari bitabiriye iki gitaramo. Foroza yemera kwishyura umwaka w'amashuri, umubyeyi wavuye mu Bufaransa nawe yemera undi mwaka kuzabishyurira. Rero na ari hakura litanga. Abandi nabo rero baje kugenda bemera ko bageneye aba bana impano y'amafaranga. Muri abo harimo kompanyi zitandukanye. Abitanze bose hamwe batanze agera kuri miliyoni 16. Nemeye Platini yavuze ko azakurikirana ko iki gikorwa gishyirwa mu bikorwa, agenda ahamagara umwe ku wundi mu bitanze. Urutende rero rw'abitanze na kompanyi zitandukanye uku niko bagiye bitanga. Miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda yatanzwe na kompanyi, miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda yatanzwe na Nemeye Platini, miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda yatanzwe na kompanyi, hanyuma miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda atanzwe na Ishimwe Clement, miliyoni 2 yatanzwe na Coach Gael, miliyoni 1 yatanzwe na kompanyi, miliyoni 1 yatanzwe na The Choice, indi miliyoni yatanzwe na Rocky Entertainment, miliyoni 3 yatanzwe na Foroza, miliyoni 1 yatanzwe na Ishusho Art, miliyoni 1 yindi yaje kuba itangwa na Ariane Cool. Sharifa, umwe mu babyeyi babyaranye na nyakwigendera Jay Polly, yagize ati: mu izina rya Jay Polly turabashimiye cyane, ndimo ndarira sinari mbyiteze, ndabashimiye. Jay Polly yakoranye indirimbo zitandukanye na Dream Boys yahoze abarizwamo Platini, ariko we na mugenzi we Tom Close bakaza kwanzura gusesa iri tsinda. Umwe atangira gukora umuziki ku giti cye, undi ajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyishimo rero byatashye umutima w'umuryango wa Jay Polly kubera umugisha baboneye muri Baba Experience. Abarimo Platini babahaye impano abana ba Jay Polly, harimo amafaranga afatika ndetse n'ay'ishuri. Platini yafashe umwanya aha icyubahiro gikwiriye Jay Polly. Bahuriye mu mishinga myinshi cyane igiye itandukanye. Baba Experience ya Platini cyabaye igitaramo kizakumburwa na benshi, by'umwihariko abakunzi n'umuryango wa Jay Polly. Nuko rero byari byifashe muri iki gitaramo ku muryango wa Jay Polly. Rero ahangaha Platini yaje kuba
akora igitaramo cy'amateka, igitaramo gikomeye cyane cyakunzwe n'abantu benshi, ashimira se wabaye imbarutso y'umuziki we. Nemeye Platini baba yibanze ku ndirimbo yakoze mu gihe yari atangiye gukora nk'umuhanzi ku giti cye. Abahanzi bahuriye mu muryango mugari wa Kina Music, Butera Knowless na Neri Ngabo baramufasha. Baba Experience, igitaramo cya Platini cyabereye muri Cap Kigali kuri wa 30 Werurwe 2024, yashimangiye ko yagwije ibigwi bikuzuzanya rero n'ibyatangajwe na Minisitiri Dr. Utumatwishima Abdullah wamwise umusaza kandi ko atigeze acika intege, akaba agishoboye. Mu gice cya mbere rero Platini yinjiriye mu kivugo ashimangira ko ari umunyabigwi mu muziki. Ni mu gihe rero ku myaka 15 amaze mu muziki ashimangira icyo ashoboye. Uyu muhanzi rero wacurangirwaga na Symphony Band bitozanyije iminsi myinshi mu masaha y'igitondo bitegura iki gitaramo. Yari afite ababyinnyi barenga 25 n'abaririmbyi bamufashaga. Platini rero yinjiriye mu ndirimbo aheruka gushyira hanze. Uyu muhanzi wari wambaye imyambaro irimo ibara ry'umukara n'icyatsi, yakomereje ku ndirimbo yakoranye na Safi Madiba bise Fatamano. Platini rero yanyuzagamo akifashisha injyana zo muri Congo Kinshasa mu gususurutsa abantu mu mbyino zibyinitse, abifashijwemo rero n'itsinda ry'ababyinnyi bari bambaye bahajyanishije na zaga mu ntoki. Neri Ngabo yafashije Platini mu ndirimbo bakoranye. Butera Knowless nawe yasanze Platini ku rubyiniro bafatanya gususurutsa abakunzi babo mu ndirimbo bakoranye yitwa Ntabirenze. Ubwo Neri Ngabo nawe yarahabaye kabisa. Ubwo rero yakiraga Platini ku rubyiniro, Sandrine Isheja wayoboye iki gitaramo yavuze ko Platini ari umunyamakuru wiyeguriye umuziki kuko yize itangazamakuru kandi akaba ashoboye gutungurana umunsi umwe akinjira mu itangazamakuru. Igice cya kabiri rero uyu muhanzi yibanze ku ndirimbo bakoze ubwo bari mu itsinda rya Dream Boys rwagati aririmba Umutashye mu rwego rwo guha icyubahiro Jay Polly, dore ko ariyo bakoranye. Yanaririmbye rero mu buryo butunguranye indirimbo ya bagenzi be Urban Boys bise Umwanzuro. Ubundi ageze hagati arahagarara asaba abakunzi be kumufasha gushima se umubyara Nemeye Michel. Uyu mubyeyi niwe wahaye amafaranga 5,000 Platini ngo ajye gukora indirimbo ye ya mbere, ari nayo yatumye yamamara. Ayo mafaranga rero niyo umubyeyi we yari afite imbere n'inyuma. Platini kandi yavuze ko umutima wuzuye ibyishimo kubona ukuntu abantu baje kumushyigikira. Yafashe umwanya rero ashimira kandi byimazeyo Jay Polly. Mu gusoza rero igitaramo yashimiye abahanzi n'abandi bose bagize uruhare mu kugira ngo igitaramo cye kibashe kubaho. Platini rero yataramye mu byiciro bibiri birushaho gutanga ibyishimo bikomeye cyane. Platini ashimira umubyeyi we wamwibarutse wanabaye imbarutso yo kwinjira mu muziki we. Riderman yafatanyije na Platini mu ndirimbo zitandukanye bakoranye. Hanyuma byari ibyishimo ku muryango wa Jay Polly mu gitaramo cya Platini. Neri Ngabo yafatanije na Platini kuririmba indirimbo bakoranye. Butera Knowless yaririmbanye na Platini indirimbo bise Ntabirenze. Binyura ibihumbi by'abari
bateraniye muri Cap Kigali. Platini rero yerekanye ubushobozi n'izina yamaze kubaka mu muziki nyarwanda. Platini yatangiriye muri Dream Boys ariko n'ubu akora ku giti cye, aracyahagaze buguma. Ubuhanga mu mibyinire Platini yongeye kubwerekana afatanyije n'ababyinnyi be benshi. Nibyo rero nayo makuru y'ingenzi arimo kuvugwa cyane mu myidagaduro kuri iki gitaramo kibaye. Iyi ni Mura TV, reka tubayifurize gukomeza kugubwa neza. Abagiye gusenga namwe mukomeze kugira amahoro y'Imana.